Noneho ino nguzanyo bwo nta muntu n'umwe utari buze kuba yabona kuri ano mafaranga, kuko muri ino video ngiye kukwereka uburyo wafungura konti mu Nkunga Finance, cyangwa se nkwereke n'inzira yose wacamo ahasigaye ubundi ukaba wakwibonera iki, ukaba wakwibonera inguzanyo aha ngaha mu Nkunga Finance. Hari abantu benshi cyane bajya bambwira ngo ibintu ngomba ndimo kubereka ngo ntabwo biba birimo birakunda, ariko noneho nawe niba nakoze video uzajye ujyamo ubikore nk'uko nabikoze, cyangwa se niba nkuhaye amakuru nawe uzajye ujya gushaka amakuru yisumbuyeho. Ubwo ngiye bivuze ngo niba nkuhaye amakuru y'ibanze, nawe jya uba incabwenge uhite ushaka amakuru yisumbuyeho, ubaze bagenzi bawe cyangwa se ugane ikigega mba nakweretse kirimo gutanga amafaranga. Murabizi yuko aha ngaha kuri ino sheni ya Tusode Baba njyewe ncishaho ibiganiro bijyanye n'amafaranga gusa, ariko akenshi na kenshi usanga nibanda ku biganiro bishobora kuba byakwereka ahantu wakura amafaranga y'inguzanyo, ukaba wagira ute, ukaba wajya kuzamura ibikorwa byawe. Niba uri umucuruzi, niba uri umuhinzi, niba uri umworozi, niba uri rwiyemezamirimo runaka, uri umwenjenyeri wubakisha, ukoresha ibintu runaka, kuko ibintu abantu dukoresha ni ibintu byinshi cyane. Ngewe nkukorera video nziza cyane iba igira ngo ikwereke ahantu wakura amafaranga, ahasigaye ujye kuzamura ibikorwa byawe. Reka dutangire rero, niba wamaze kuba wafata telefone yawe, reka dutangire nkwereke uburyo uri buze kuba wakwapurayinga aha ngaha muri iki kigega, ubundi ukapurayinga bakaba baguha amafaranga. Nk'uko bisanzwe uri bujye aha ngaha muri Chrome yawe, aha ngaha muri Chrome, cyangwa se abantu mukoresha na Google uramanuka ujye hano muri Google, ariko ngewe reka nkoreshe Chrome kubera ko Chrome niyo mbona inogera, ni nayo yihuta. Numara kujya muri Chrome uri bwandikemo hano hejuru ijambo Inkunga Finance. Numara kwandika hano hejuru Inkunga Finance urahita usacinga. Numara gusacinga urahita uhinguka kuri page imeze gutya. Ukimara guhinguka kuri page imeze gutya, reka tubanze dufatanye dusome ano mategeko hano n'amabwiriza, kuko urabona ko iyi website, kugira ngo umenye ko ari website yizewe kandi ya nyayo, nuko ukinjiramo bahita bakwereka uburyo bakora, bagahita bakwereka inzira yose wacamo kugira ngo nuza kuba wagira ikibazo ube wakoresha ubu buryo ubavugisha, cyangwa se ubahamagara, cyangwa se ubandikire kugira ngo ubabaze koko niba ibi ngibi ari byo. Bivuze ngo ibyo nkubwira ni ibya nyabyo 100%, si umunwa, si ibihuha, kuko urimo kubyirebera. Ibi akereka duhera aha ngaha, ibidashoboka ahandi birashoboka mu Nkunga Finance PLC. Tukwitayeho, bagashyiraho nimero ya telefone yabo ushobora kubahamagaraho igihe ngewe ibyo ngiye kuba nakwereka aha ngaha byaba bitarimo gukunda. Wowe wabahamagara bakagusobanurira birambuye, bakaguha ubusobanuro buhagije. Bagashyiraho Gmail yabo ushobora kuba wabashakaho, barangiza bagashyiraho n'umurongo w'ubuntu ushobora kuba wahamagaraho igihe ushaka kubahamagara nta mayinite ufite kuri telefone yawe. Ariko ikirenze noneho bakaza hano bakakwereka n'ahantu nawe nuza kuba winjira hano muri konti yabo uri buze kuba washyiramo ururimi wumva. Reka rero dukomeze tuzamuke. Aha ngaha barakubwira ngo Inkunga Finance, saba nawe. Aha ngaha bakakubwira saba inguzanyo. Aha ngaha turi bugende akantu ku kandi, kuko ngenda ndashaka kukumanura mpaka igihe turi buze kuba twagerera hehe, turi buze kuba twagerera ahantu tugiye kuba twasaba inguzanyo. Aha ngaha barakubwira ngo inguzanyo reba byinshi. Aha ngaha nukanda hano urahita ureba ibintu nyine byinshi bigize ino konti yo mu Nkunga Finance. Kugura konti, aha ngaha ni ugufungura konti. Nushaka gufungura konti uri buze hano ukande muri aka kantu, urahita ujya mu gufungura konti. Aha ngaha bakakubwira ni mobile banking. Aha ngaha nushaka kuba wakoresha telefone yawe kwa kundi tujya dukoresha dukanda akanyenyeri, uraza ukande aha ngaha. Aha ngaha barakubwira ngo itangazo. Aha ngaha uri buze uhasange amatangazo
cyangwa se ibyo bagezeho. Noneho reka tube twakomeza, aha ngaha nusanga urasanga inguzanyo, aha ngaha ufite urutonde rw'ibicuruzwa bifatika birimo kubitsa. Aha ngaha nyine uri buze ugende uba wasoma amategeko n'amabwiriza, hariya nuko nyine mise nihuta kugira ngo video yacu itaza kuturambira, kuko hari abantu barambirwa video bagahita bayivaho, ariko ndagira ngo nze kuba nakwihuta kugira ngo tutaza kuza kurambirwa. Aha ngaha baravuga ati hanyuma ubare. Ni ukuvuga ngo aha ngaha rero ni igice cyo kuba wagira ute, cyo kuba waza kuba wagenda usoma, wowe uri bugende usoma, kuko njye nakubwiye ko ngiye nkuha amakuru y'ibanze, noneho wowe amakuru yisumbuye nawe ukagenda ukagira ute, ukahita uyishakira, kuko njye nkuha ay'ibanze nawe ayisumbuye ukayahiga. Rero noneho reka nkwereke aha ngaha uburyo tugiye kuba twafungura konti yacu aha ngaha mu Nkunga Finance. Niturangiza ubundi mpite nkwereka uburyo uri buze kuba wagira ute, uburyo uri buze kuba wahita usaba inguzanyo. Ese duhere kuri iki? Ariko reka mbanze nkwereke uburyo uri busabe inguzanyo rwose, kuko nibyo bintu dushobora kuba twashaka tukaba twahita tubona hano cyane, ariko cyangwa tubanze dufungure konti. Reka tubanze dufungure aha ngaha konti kugira ngo ubundi tugere kuri konti yo kuba twasaba inguzanyo. Okay, reka tubanze dufungure konti. Aha ngaha barahita bakubwira ngo konti zacu, kereya konti. Aha ngaha barahita bakubwira ngo kereya konti. Tugiye kubanza gufungura konti mbere y'uko turi buze kuba twagera uburyo ndi bukwereke uri bwisabire wowe inguzanyo muri iki kigega. Noneho aha ngaha bavuga ngo konti none, ni ukuvuga ngo konti ya none ibintu biyisabwa. Iyi konti ikwemerera kubitsa no kubikuza amafaranga igihe icyo ari cyo cyose mu mashami yacu atandukanye. Amafaranga yawe arizewe neza kandi ahari igihe cyose uzayakenera ku giti cyawe cyangwa ku bucuruzi bwawe. Ni ukuvuga ngo aha ngaha rwose barimo bakubwira ko amafaranga yawe aba ahari. Kugira ngo ufungure iyi konti ugomba kuzuza rimwe na rimwe mu mashami yacu ufite fotokopi ikarita yawe y'indangamuntu, fotokopi y'ikarita y'indangamuntu y'umwishingizi wawe si ngombwa. Ni ukuvuga ngo umwishingizi wawe ntago ari ngombwa. Amafoto abiri yawe, pasiporo zisize, amafoto abiri y'umwishingizi wawe aho bikenewe. Ni ukuvuga ngo kwishyura amafaranga ibihumbi 3 y'ifatwa rya konti yawe, kwishyura 1,000 nk'amafaranga y'itangiriro kuri konti. Noneho aha ngaha akakubwira ngo kwishyura 1,000 agatabo ka konti. Aha ngaha ugahita bakubwira ngo kereya konti. Ni ukuvuga ngo ariko hariya nyine urabanza usome amategeko n'amabwiriza, njye mba ndimo kwihuta kugira ngo video itaza kuza kuba yatinda. Noneho aha ngaha uri buhite uvuga konti yawe, aha urahita ushyiramo amazina yawe yombi, aha ngaha ushyiremo email yawe, aha ngaha urashyiramo telefone yawe, aha ngaha uri buhite uselegita, aha ngaha urebe branche. Aha ngaha harimo branche zose mu gihugu, reka dukandeho turebe. Harimo branche nyinshi, harimo amashami Rubengera, harimo Rutsiro, harimo Bwishyura, harimo Nyamasheke, harimo Nyabugogo, harimo hano amashami menshi cyane tutaza kuba twatinda. Noneho aha ngaha bahita bakubwira ngo kereya konti. Aha ngaha urahita ukereya konti. Ubu ngubu aha ngaha tumaze kuva ku gice cyo gukereya konti, aha ngaha tugiye ku gice cyo kugira ute, cyo kuba twasaba inguzanyo. Noneho ni ukuvuga ngo rero ubu ngubu tugiye kuba twasaba inguzanyo neza cyane. Reka nkwereke uburyo tugiye kuba twasaba inguzanyo. Reka dutegerezeho gatoya, tugiye hano kuba twasaba inguzanyo. Nuza kuba wamaze kwinjira kuri kino gice, ukaba wowe uri kuri kino gice wamaze kuhagera neza nk'uko bisanzwe, ntabwo uri bufungura aha, nta nubwo uri bufungura aha ngaha. Aha abantu bafungura aha ngaha ni abantu bafite konti, bafunguye konti bakoresheje website. Noneho reka nkwiyerekere wowe ahantu uri buze kuba waca
nkwerekere wowe uri buzamuke ukomeze usikororinge, reba inguzanyo zose aha ngaha nuhashaka aha ngaha uri bufunguremo hano, ubundi ube wareba icyo bita inguzanyo zose, nyine urebe ibintu byose hano birimo. Kuvuga ngo kureba inguzanyo zose, inguzanyo ku buhinzi n'ubworozi aha ngaha irimo, harimo inguzanyo ku buhinzi n'ubworozi, aha ngaha harimo inguzanyo z'ubucuruzi, aha ngaha zirimo, aha ngaha harimo amakampani urumva nayo hano harimo, hano inguzanyo kuri mobile banking ari nabyo ngiye kukwereka. Noneho aha ubundi hariya uri bugende ufungura ube wabona iki inguzanyo zose. Ariko niba wageze kuri kino gice noneho reka nkwerekere aha ngaha inguzanyo wowe ugiye guhita wisabira iraba ije kuba yoroha. Aha ngaha rero turi buze tube twagera aha ngaha, nitugera aha ngaha kuri iki gice uri buze uhita ukora kuri aka kantu njyewe ni umukara, ko wowe ushobora kuza gusanga ari icyatsi, nusanga ari icyatsi cyangwa se ari iki niko uri buze kuba wakoraho, kuko aha ngaha barakubwira ngo mobile banking icyo yagenewe. Aha ngaha bahita hano bakubwira icyo yagenewe, ariko nuhafungura uri buze kuba wahita usangamo byose. Reka tuhafungure, okay. Reka tugafungure aka kantu kugira ngo tube twatangira kuba twakwisabira aha ngaha rwose iyi nguzanyo. Reka tugafungure aka kantu, okay. Turi butegerezeho gatoya, turategerezaho gatoya tube twakwirebera icyo ino nguzanyo yagenewe, kuko niho hantu tugiye kuba twahita dukura inguzanyo, cyangwa se tugiye kuba twahita twisabira inguzanyo duciyemo hariya. Ariko bicurane sha, okay. Mobile banking, okay. Aha ngaha rero ubu twinjiyemo, twinjiyemo neza. Mobile banking icyo yagenewe, inguzanyo yihutirwa kugira ngo ifashe abakiriya vuba. Inguzanyo isabwa hifashishijwe telefone iyo umukiriya ayemerewe. Iyo umukiriya ayemewe, amafaranga ahita ajya kuri konte ye abo agenewe. Urumva aha ngaha amafaranga yawe iyo umukiriya we ayemerewe, amafaranga ahita ajya kuri konte. Abakiriya bose bafite ubushobozi bwo kwishyura kandi bujuje ibindi bipimo byo gusesengura inguzanyo. Amafaranga menshi ashobora gutangwa ni ibihumbi 500. Igihe ntarengwa cyo kwishyura inguzanyo amezi 3. Ibihumbi 500 byishyurwa mu mezi 3. Muzajye mubanza musome, kuko hari abantu umuntu abwira ibintu bakajyamo batigeze basoma, amategeko yatangira kubagonga, ugasanga umuntu arimo yitwaza umuntu wamuhaye video, ngo uriya muntu wamuhaye video ngo yarambeshye, kandi njye nakubwiye ko nkuha amakuru y'ibanze, nawe amakuru yisumbuyeho ukajya kuba wayishakira. Noneho aha ngaha bahita bakubwira ngo saba inguzanyo, ariko mbere yuko dusaba inguzanyo reka tubanze dusome aha ngaha izindi nguzanyo, tubanze turebe, ariko reka tubanze dusabe aha ngaha inguzanyo. Urahita wowe ukirika aha ngaha, niba wageze aha urahita ukirika hariya ahasigaye, ubundi utangire usabe inguzanyo. Aha ngaha bari bukubwire ngo shyiramo amazina yawe yombi. Aha ngaha tugeze kuri page yo kuba twasaba inguzanyo. Aha ngaha barakubwira ngo shyiramo amazina yawe yombi. Aha ngaha uhite ushyiramo Gmail yawe, aha ngaha urahita ushyiramo nimero yawe ya telefone. Ibi ni ibintu biraba bigenda bisobanutse. Aha ngaha barahita bakubaza ngo selegita icyo ushakira inguzanyo. Aha ngaha bahita bakubwira ngo shyiramo amafaranga wifuza kuba waguza. Aha ngaha nyine barahita bakubaza ngo shyiramo statant yawe, cyangwa se ibyo ukora. Uri buze hano uselegitemo, nuselegitamo dore ugiselegitamo urahita ubona niba wikorera, niba ukorera abandi, niba nta kazi ufite. Aha ngaha uraza hano uhite ushyiramo kimwe muri byo. Numara gushyiramo kimwe muri byo rero uri buhite uza hano ukomeza. Aha ngaha bahita bakubwira n'ibi byose uze ubyuzuze, ubundi aha ngaha noneho uhite wandikamo icyo iyo nguzanyo uyishakira.
cyangwa se ibyo nyine inguzanyo ugiye kuba wayikoza, nubishaka uyajyane kugira ute, ariko aya mafaranga wibuke neza ntabwo ari amafaranga yo kujya gusindira no kugura indaya, ni amafaranga yo kuzamura ubucuruzi bwanyu cyangwa se mukazamura ibyo mukora, ushaka wayafata ukajya kuguramo akabanza cyangwa se ukaba wajya kugira ute, kuba hari ibindi bintu wakora. Numara harakuzamo biriya byose neza nk'uko babigusaba, urahita ukanda hano submit apply now. Numara kusabumitinga aha ngaha apply now, ukimara kuhasabumitinga, ukimara gusaba, bari buhite bakugeza kuri paje ikwereka yuko uraba utegereje mu minsi mikeya bakazaguha amafaranga yawe cyangwa se bakazaguhamagara bakakubwira yuko ibyo wasabye yuko byemewe. Noneho reka twivire aha ngaha, nitumara kwivira aha ngaha turi buze kuba twakwikomereza. Hari abantu buno bahise bibaza ati se none ibi ngibi byose uko umaze kubitubwira bakora ryari, bageza ryari? Nugomeza ukamanuka ukimara kuva hano wapurayingiye inguzanyo ukakomeza ukimanukira, aha ngaha uri buze guhita uhasanga igihe ushobora kuba wababona cyangwa se igihe cyose, igihe bakorera amasaha bakoraho. Aha ngaha barakubwira ko bakora kuva saa 2 bakagera saa ngahe. Aha ngaha ibintu byose uri buze uhite ubihasanga, Rutsiro bari bakwereke amaburanshi yose igihe cyose bakorera, dore ngibi aha ngaha rwose, ngibi hano igihe cyose, igihe bakorera uraza aha ngaha ube wahita uba wabihasanga. Noneho numara hariya kubihasanga, turi bugaruke hano kuri kino gice, turebe izindi nguzanyo bagira: inguzanyo y'ubuhinzi n'ubworozi, inguzanyo y'ubucuruzi n'izindi credit nyine z'amakampani, abantu mwubaka, abantu mugirira mute, aba nabo baba bagufitiye inguzanyo. Aha ngaha ushobora kuba wakwiyizira hano mu Nkunga Finance ukaba wakwiyakira ano mafaranga. Rero ikindi kintu nakubwira, reka tuze tugaruke kuri runo ruhande. Uru ruhande uri buze usangemo ibindi bintu byinshi cyane nk'uko bisanzwe. Ni Toso The Barber. Niba ino video yagushimishije cyangwa se niba ubona iyi video hari ikintu yakuza kukugezaho, ubona amakuru yibanze mba nkuhaye hari ikindi kintu nawe wayabyazamo, wagenda ugashaka amakuru yisumbuyeho, kanda kuri subscribe kuko nunkandira subscribe ahasigaye ubundi ukahita ukora ku nzogera, ubundi ugakora kuri like, njyewe nanjye igihembo cyanjye uraba ukimpaye kandi ndagushimira. Buri munsi ku munsi uzajye uza hano kuri Toso The Barber wirebere izindi video nyinshi cyane ngenda ncishaho zijyanye n'amafaranga. Ciao ciao.